Ari kumwe n'abashuti bawe. Kubera icyo utigumiye ngo urarane nabo mugoma uzataye mu gitondo. Kuza filime nyarwanda noneho ni ibicika. Kigali Youth Talent kuzana filime y'agataraboneka yitwa Umukobwa w'umukire. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Kesi w'umukire ubana na mama we papa we. Aba muri Amerika mwohereza amafaranga menshi buri kwezi, none yisanze mu rukundo n'umusore w'umukene witwa Sam. Ngo mbwira ikintu mucakaho. Si wambabariye. Sibyo. Sinzakora iki basi. Uziyahuye. Koko. Nibyo ushaka. Kesi mba mubwiye sibyo. Ku rundi ruhande Steve n'umwana wo mu bakire yigana na Kesi arashaka yuko bakundana. Ashaje ntago binyoroheye uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi. Ese Steve ratsindira umutima wa Kesi ko Sam yawigaruriye. Sam agiye mu bibazo kubera ko akundana na Kesi. Kesi kajyanye Sam mu rugo, none mama we akaba ashaka gusambana nawe. Birahirirahe birahita bishira. Sibyo. None se Kesi nganyira mubwire. Oya ngwino tugende. Ntuzacikwe ni filime ni kuri wa mbere tariki 3 z'ukwa 11 saa 4 za mu gitondo kuri channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Nzongera kukumvana na kariya kagegera. Manago wa mumbuzi. Urahitamo. Ugumane na kariya kagegera cyangwa ngusangishe so. Nago wa mumbuzi ndamukunda. Kandi ndagusangisha so uje kumubwira ubwo bugo. Reka mumaze nkaho mubwire mani mubwire uyu mujyamo bose twari tugiye kwiyibira none ikibwa tugezeyo twakibwiye ko turi bubigeze wavuye mu ishuri ubu wanyuma hanze wanyuma ariko mani ibintu byose uragiye ubu wanyuma icara hano cyane ariko reka mubaze mwana shada nimba tugize tugiye tugize ngo hari ni boro y'imo miliyoni numvise agerayo twakubwiye ko turi bugende wabona ari ikintu ukazana ibintu by'ubugabo twari tuje kwita umva bro wajya rero nta n'umugabo kikigira Ndajyanga cyo manzi cyumva. Nanjye ubwanze bitewe n'amaraso mba namena. Iyo ngiye kuryama ntabwo mbasha kuryama. Rero twayibyandika. Nuriya. Muyobozi nawe uradutera. Muyobozi uradutera. Ruta mukuru mu buzima bwawe. Niwe mubyeyi nsigaranye. Niwe mubyeyi nagize. Nyuma yuko mbuze wamanyira umwana nta wundi muntu yigize mwana ngo nyere ku mubyeyi. Ngo nyere ku rukundo rw'umubyeyi. Nta n'ahandi hantu yigize ngira ngo mbone umuryango n'abanyanga. Niyo mpamvu kamariza. Ibyo utankoreye, ibyo utakora inshuti zanjye byararangiye. Nta kindi kintu ufite gukora mu buzima bwanjye n'inshuti zanjye. Ndagira ngo usezanye kuri inshuti zanjye nta kintu ufite kuzazikoraho, kandi bari cyo bapanga kuri njyewe. Ko ubundi turapfa iki koko muri ubu turapfa iki? Hariya hirya ngiye masanze amabanda 3 niyanjyaniye telefone. Amabanda 3 nanjye nibo bantware telefone ariko ubundi ibi bintu umudugudu arabizi. Ngaho tujye kureba gitifu tubimumenyesha. Sawa nari ariko nawe nitugusangamo. Nago ndabandi ma ahubwo wowe nitugusangamo. Sawa nari bitugende. Hakose ubumwizi ngegera nkamwe kweri kugenda mu muhanda mutareba bimeze bite. Bunanimba gonze mureba y'abantu b'abasore mungana nawe. Singo w'igitifu twashakaga. Twagushakaga igitifu. Dufite ikibazo hano mu mudugudu wacu. Ikibazo mufite ni kimeze gite? Nakubwe amabandi 3 hano hirya atwatse telefone zacu. Je bantwaye telefone yanjye
gitifu rero nk'umuyobozi wacu utunze amabandi mu mudugudu wawe. ibyo bintu ko nabyo nzi sha muri aka kagari kanyu. ngwino tugende tujye kuyakwereka. arahagana hirya hano ibyo bintu murabyemeza neza. hano hirya hari iragara ryawe. nanjye barayitwa. mukajyamo nyine cyangwa ahubwo nimwe mabandisha. oye gitifu ntabwo twakwifasha tukabesha umuyobozi wacu. wasanga zacu barazitwaye ahubwo cyangwa ufatanyije. gitifu tabara mugende mujye kuhanyereka. twagiye.